Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV, twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda. Uyu munsi biranga ariko ejo biba bizakunda. Turi kuwa mbere, twizere ko umunsi wawe wa mbere w'icyumweru wagenze neza. Tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, aho mu karere ka Nyanza umugabo yashetewe ibihumbi 5 agahera muri wese cyangwa se muri toilette. Ushobora kwibaza ngo byagenze gute? Ese ryari irushanwa? Ese ni iki cyajyaga mbere? Byose nibyo turaza kukubwira muri aya makuru. Mu gihe cyo kandi ndaza kukubwira ko mu karere ka Rutsiro abanyeshuri babiri barohamye mu Kivu maze bahita bitaba Imana. Turaza kubikubwira byinshi bitandukanye, by'umwihariko amakuru yiriwe avugwa kuri uyu munsi. Uyu munsi rwose yiriwe amakuru menshi. Kuri iyi nshuro rero tukaba tubazaniye agezweho, twatoranyije ya yandi uba utumvishe ahandi, aba ariyo twe tukuzaniye nk'uko mumaze kubimenyera. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni Iris Rwanda TV. Icyo usabwa rero nta kindi no gukora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ibaze ko ku buryo uburyo mba nshaka kubahamo ibiganiro, ibaze ko bigeze ku rwego rw'uko ahantu narindi, nubwo ngira ngo muri kubyumva ikirere ntago ari cyiza, ngira ngo muri kumva n'inka hirya, like nyine ndavuze nibyanze bikunze. Inshuti za Iris Rwanda TV zikeneye kumenya amakuru yiriwe mu Rwanda, by'umwihariko mu turere dutandukanye. Niyo mpamvu nyine mba mvuze ni byanga bikunda, inka izemo cyangwa nizemo, icya mbere ni uko ubutumwa tubutambutsa neza kandi mukatwumva 5 kuri 5, cyane ko ibyo ni ibintu bisanzwe cyane. Ntabwo tuba twakoreye muri studio, ahubwo tuba twakoreye kuri tele, aho tuba twazengurutse hirya no hino mu gihugu tubashakira amakuru agezweho. Ni nayo mpamvu nyine tukugezaho amakuru uba utasanga ahandi. Rero mwiseguye mu gihe icyo ari cyo cyose waza kumva andi majwi y'ibindi bintu, wenda ayo majwi atari njye, uraza kubyihanganira. Reka twanzike duhere mu karere ka Nyanza, aho umugabo yashetewe ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda akaba yaheze muri toilette. Umugabo wo mu karere ka Nyanza wari wijejwe igihembo cy'amafaranga ibihumbi 5 by'u Rwanda naramuka akuye muri telefone yari yaguye mu bwiherero, yahezemo iyo telefone ayigejeje ku bamutumye ajya muri iyo toilette. Byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi mu kagari ka Rurangazi mu mudugudu wa Kigarama, aho umuseke dukesha aya makuru wamenye ko uwitwa Ufitese Fabien w'imyaka 36 yataye telefone ya smartphone mu musarani usanzwe ukoreshwa, maze Ndahimana Eric w'imyaka 20 wari hafi ye amubwira ko yayimukuriramo akamuhemba amafaranga ibihumbi 5. Uwo musore cyangwa se umugabo yiyemeje kujyayo. Uwo musarane telefone yaguyemo ufite metero 12 mu bujyakuzimu. Hari umuyobozi mu nzego z'ibanze wabahereye amwe mu mabwiriza ababwira ko bitari byemewe, ariko by'umwihariko hari n'abandi bayobozi bo mu nzego z'ibanze, aho umwe yavuze ko ibi byago byabaye nyine ko ubwo ubwiherero nyakwigendera yagiyemo bwari buriho sima, noneho bakuraho igice gito amaze kugeramo umwuka uba muke, gaze yo mu bwiherero iba nyinshi, abura umwuka ahumeka. Inzego z'ibanze, abakozi b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, polisi na daso bahageze maze basanga nyakwigendera yamaze gupfa, maze umurambo nyine uvanwamo. Nyakwigendera asize umugore n'umwana umwe, naho uwatanze akazi yahise atabwa muri yombi na RIB, akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyagisozi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Emmanuel Habiyaremye yasabye abantu kugira amakenga bakareka gukora ibikorwa babona ko byabateza impanuka ku buryo bugaragara, ahubwo bikaba byiza babanje kugisha inama nka polisi mbere yo kwishora mu byago. Ngahe nguko inkuru dukesha umunyamakuru Theogene Nshimiyimana. Ni umunyamakuru umenyereweho amakuru acukumbuye, reka tunamushimire cyane. Ni umunyamakuru w'ikinyamakuru Umuseke akadomorwa. Ngahe nguko ibiri kubera cyangwa se nyine ibyabereye aho ngaho mu karere nyine ka Huye, aho ubona ko ni ibintu, akarere ka Nyanza ubona ko nyine rwose umugabo yashetewe ibihumbi 5 ngo agiye gukura amafaranga muri telefone, amafaranga muri toilette, by'umwihariko nyine telefone yari yaguyemo maze aheramo
maze ahita yitaba Imana. Ese ari wowe wabikora? Nyemerera dukomereze aya makuru mu karere ka Rutsiro. Muri aka karere abanyeshuri babiri barohamye mu kiyaga cya Kivu maze bitaba Imana. Abanyeshuri babiri bigaga mu kigo cy'amashuri cya GS Gihinga ya mbere mu murenge wa Musasa mu karere ka Rutsiro bagiye koga mu Kivu bararohama, umwe aboneka yamaze gupfa, undi nawe akomeza gushakishwa. Ibi byabaye tariki ya 17 Gicurasi 2024, ni ukuvuga ni mu minsi 2 ishize. Twanze gutangaza aya makuru mu gihe twebwe tutari twakabona amakuru yizewe niba koko nyine ari byo, cyane ko na bimwe mu binyamakuru bya hano mu Rwanda uyu munsi wa none, nyuma y'uko nyine aya makuru agiye hanze yizewe, aribwo ibi binyamakuru byaje kuba byandika iyi nkuru. Nyuma y'uko nyine bibaye icyo gihe tariki ya 17 Gicurasi 2024, ubwo aba bombi batorokaga bagenzi babo bari bagiye mu gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu kigo cy'amashuri abanza cya Muhororo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musasa, Biziyaremye Jean Baptiste, avuga ko aba banyeshuri barohamye mu kiyaga cya Kivu nyuma y'uko batorotse bagenzi babo. Mu magambo ye yagize ati "Amakuru twamenye ni uko aba banyeshuri tumaze kugera aho twibukiraga ku rwibutso ruri mu kigo cy'ishuri ribanza rya Muhororo, bo barebye uko basimbuka ikigo bajya koga mu Kivu, ariko birangira amazi abatwaye." Umwe muri aba banyeshuri witwa Yamumaye Ernest yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Polisi ishami rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi bwo mu mazi yabashije kumubona yapfuye imukuramo, naho mugenzi we witwa Uwiringiyimana Bonaventure wigaga mu mwaka wa 1 w'amashuri abanza we akaba agishakishwa. Gitifu Biziyaremye avuga ko abantu bakwiye kwirinda kujya mu mazi igihe batazi koga. Ati "Ubutumwa dutanga ku bantu abo ari bo bose ni ukwirinda bakitwararika kujya mu mazi, kuko usanga igihe batazi koga bahatakariza ubuzima." Ngaye nguko mw'abantu mwe, ibi bintu birababaje, biteye agahinda. Abana bakiri batoya bigaga mu mashuri abanza ugasanga nyine bitabye Imana. Ngaye nguko rero ni inkuru nyine yaturutse mu karere ka Rutsiro ivuga ko aba bana, umwe we birazwi ko yamaze kuba nyine aboneka, ariko nyine n'ubundi yabonetse ari umurambo, ni ukuvuga nyine yari yamaze kwitaba Imana. Undi nawe nyine amahirwe hari hafi 100% nuko nyine nawe yamaze kwitaba Imana, ahubwo igisigaye nuko bakiri gushakisha umurambo we. Ushobora kwibaza ngo kuki Imana yemera ibi bikaba, ariko nyine n'ubuzima niko buteye. Uyu munsi umwe aba yagize ibyago, umwe aba yakoze amakosa, ariko ejo aba ari undi muntu. Ntabwo mvuze ngo ni wowe, ariko ubu buzima twese tuba dufite icyo twandikiwe, tuba dufite urugendo twandikiwe. Ngaye nguko mudufashe tuvuge tuti Imana yakire aheza aba abana bitabye Imana bakiri bato. Nitwa Jean Bosco Kabayisenga, iyi ni Iris Rwanda TV. Niba ushaka kwamamaza twandikire rwose, by'umwihariko abari mu karere ka Musanze ndetse kandi n'abari mu mujyi wa Kigali, aho niho hantu dufite ibiro, ariko n'ahandi hirya hatandukanye mu gihugu, mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba. Aba diaspora mwese turabizi ko mudukunda, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi mwese turabizi ko muri inshuti zacu z'akadasohoka. Reka nkushimire cyane, twizere ko wamaze gukora subscribe. Niba utarayikora yikore, kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV.